Hello guys, nizere ko mumeze neza, ngiye kuba ikaze mu my YouTube channel Run with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'uko wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza. Nizere ko uri kundeba umeze neza, bifurije umwaka mushya muhire wa 2025, umwami w'Imana azabane namwe, umwuka wera azababere umuyobozi muri byose. Ndihanganisha umuntu wese wumva atameze neza, umuntu nyine ufite ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'ubuzima, ni ukuri Uwiteka ndabizi neza yuko azabagirira neza. Ikindi ndihanganisha umuntu wese urwaye nyine uri kwa muganga, Mana ndabizi ni ibintu biba bitoroshye, specifically umuntu urwaje umwana, ndamwihanganisha mu izina rya Yesu, kandi ndabizi neza yuko icyo Imana ishaka nyine aricyo kiba kigomba kuba, ariko nanone tukizera yuko Uwiteka azatugirira neza, abarwayi bagomba gukira, nyine umuntu wese akazatangira uno mwaka ameze neza, nyine yarabonye imbaraga z'Imana. Nongeye kubwira ikaze wo gukurikira ibiganiro byacu bijyanye n'uko wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza. Guys, nimba utarakora subscribe on my YouTube channel, please do so, kugira ngo nyine ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi, kandi ikindi kugira ngo tujye twunguka ibintu byinshi bijyanye n'uko wakwita ku mwana agakura ameze neza, umwana nyine akamererwa neza. Uyu munsi rero ndashaka kubwira bimwe mu bimenyetso bizakwereka yuko umwana wawe nyine ashobora kuba agiye kugira ibibazo byo kuba yarwara diyabete. Ikindi ndakubwira bimwe mu bintu wakora kugira ngo urinde umwana wawe kuba yarwara diyabete, cyane yuko diyabete ni indwara mbi cyane 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 cyane. Niyo mpamvu tuba tubwiye gushyiraho effort nyinshi kugira ngo twirinde ibintu byose byashyira ubuzima bwacu, ubuzima bw'umwana mu kaga, akaba yarwara izo ndwara nyine bisa nkaho zihangayikishije. Izo ndwara zishobora kwangiza ubuzima bwiwe. Rimwe na rimwe kandi hari indwara nyine umuntu aba akwiye kwirinda, yita ku buzima bwe, yita ku mirire ye, yita ku byo nyine yinjiza mu mubiri we. Cyane cyane ubuzima bw'umwana ni ingenzi cyane yuko umubyeyi nyine yita ku mwana neza, akamenya ibintu bishobora kumugirira umumaro, ikindi akamurinda ibintu byakwangiza ubuzima bwe. Guys, nongeye kubaha ikaze on my YouTube channel, please subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi mu biganiro byiza bivuga ku buzima bw'umwana, ubuzima bw'umwana utwite, ubuzima bw'umwana wabyaye, ubuzima bw'umwana uri kurera, ubuzima bw'umwana w'umwangavu. Please like, subscribe, share and comment kugira ngo hatagira nyine ibiganiro bigucika kandi ari ingenzi. Nk'uko mubizi nyine diyabete ni indwara y'isukari, ariko nanone hari uruhare rw'umubyeyi kugira ngo nyine abe yarinda umwana we kuba yazarwara izo ndwara, ikindi nyine kuba nyine yafasha umwana we kugira ngo azakure neza. Cyane cyane muri iyi minsi nyine ababyeyi bakora amakosa menshi, rimwe na rimwe usanga bijyana n'uko ababyeyi barahuze muri iyi minsi, nta mwanya wo kwita ku mwana, nta mwanya wo gutegura ifunguro rikwiriye umwana akwiye gufata, ugasanga umwana arahera ku munsi wa mbere akageza ku cyumweru, ukwezi, umwaka, imyaka ibiri afata ibintu bishyira ubuzima bwiwe mu kaga. Please mubyeyi uri kundeba, ni ukuri uba uri guhemukira umwana, kuko uba uri kugenda umwongerera amahirwe yo kuba yarwara indwara zidakira, diyabete, umutima, umuvuduko. Ni byiza yuko ababyeyi dushyiraho effort kugira ngo turinde umwana kuba yagira nyine ibyo bibazo, dufasha umwana gukura amerewe neza. Diyabete ni indwara mbi cyane, ni indwara igihe cyose umuntu nyine yagize isukari iri hejuru. Isukari si ikintu cyiza, usanga nyine igenda ikangiza buri rugingo rwose umuntu afite, ugasanga nyine umubyeyi arahangayitse, ikindi ugasanga ubuzima bwa famiye muri rusange nyine bubaye somehow challenge, bubaye disturbed, bitewe n'uko nyine umwana ubuzima bwe ntibumeze neza. Usanga ni wa mwana uhora kwa muganga, wa mwana uhora ibyo rero ni byiza yuko umubyeyi hari ibintu amenya kugira ngo arinde umwana we kuba yagira ibyo bibazo, kandi ndabizi neza yuko nyine iyo ubikoze bigenda bigufasha. Rero mubyeyi uri kundeba, iki kiganiro rwose ukirebe kugeza kirangiye kugira ngo wunguke byinshi, wunguke ibintu uzakora kugira ngo ube warinda uwo mwana wawe. Rero muri iki gihe tugezemo usanga ababyeyi babaye busy
kuba yakicara ngo ategure ifunguro rikwiriye ry'umwana ni ibintu bigoranye, rimwe na rimwe ukabirekera abakozi ntumenye umwana saa sita yariye iki, ese nimugoroba yariye iki, bijyanye n'uko umubyeyi hari igihe ataha saa tatu abana basinziriye, ntuba uzi ngo umwana yariye iki, ntuba uzi ngo yitaweho gute, kandi ibyo uzasanga bikugiraho ingaruka kuko akenshi iyo ubuzima bwe bugiye mu kaga usanga nawe nyine ni hahandi uzahora kwa muganga, rimwe na rimwe n'ako kazi wakoraga nyine ukaba wakareka. Ni byiza yuko dukora ibintu bidashyira ubuzima bw'umwana mu kaga kugira ngo natwe nyine ubuzima bwacu nyine bworohe, ikindi nyine nawe wumve utekanye. Nk'uko nari mbibabwiye indwara y'isukari ni indwara mbi cyane 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 yafekita buri rugingo rwose umuntu afite, ikaba yakuzanira n'izindi complication, harimo kurwara umutima, harimo kurwara impyiko, harimo kugira umuvuduko, ugasanga ubuzima bw'umuntu nyine buhoze buri ku manegeka. Guys, ibintu rwose ngiye kubabwira ni ingenzi yuko wowe mubyeyi ubimenya kugira ngo bigufashe mu kurera umwana wawe, bigufashe mu kumenya yuko ubuzima bw'umwana wawe bubungabunzwe. Ubundi nyine iyo umwana yatangiye kurwara diyabete akenshi uzasanga ba bana batangira kugira imibyibuho ikabije nibo bari kuri risike yo kuba barwara indwara y'isukari, ariko ntibivuze yuko n'umuntu wese nyine ashobora kugira icyo kibazo, cyane yuko hari indwara y'isukari iterwa nyine iri genetiko, bijyana like niba umumama cyangwa papa we afite diyabete usanga akenshi n'abana bamukomokaho bashobora kuba bagira ibyago byinshi byo kuba bayandura, kuko nyine ni indwara nyine iri genetiko igenda nyine ihererekanya, biba uruhererekane mu muryango. Ariko nanone hari ya yindi y'ubwoko bwa kabiri umubyeyi ashaka kurinda umwana we cyangwa undi muntu wese ashaka kuyirinda bijyanye n'ibyo ufata. Ibintu nzahora mbivuga, umubiri wacu ntabwo ukeneye isukari na gato, never and never and never. Umubiri wacu ikintu ukeneye ni protein. Igihe cyose ufite protein mu mubiri wawe uzahora wumva umeze neza, uri fit, uri full, ntabwo umubiri uzakwishyuza yuko ushonje, ntabwo uzaba wa muntu craving la snacks from the morning evening, no. Igihe cyose umubiri wawuhaye icyo ukeneye protein, uzaba wa muntu uri fit, ntabwo uzakenera nyine ibyo bintu by'isukari, kandi akenshi nibyo bishyira ubuzima bwacu, ubuzima bw'umwana mu kaga. Ni byiza rero yuko umenya ibintu bikungahaye muri poroteyine kugira ngo aribyo wibandaho uha umwana, bityo umufashe nyine kuba yamererwa neza. Ibintu bikungahaye muri poroteyine harimo amagi, harimo ibishyimbo, harimo amafi, harimo indagara, ibintu byinshi, inyama. Ibyo bintu byose akenshi iyo ubifata bigenda nyine bituma umubiri uhora ufite poroteyine, so ntukishyuze ibintu by'amasinakisi ku buryo nyine usanga wa muntu ameze neza, rimwe na rimwe rwose ukaba utakenera kurya kenshi ku munsi, kuko umubiri uba ufite nyine cya kintu ukeneye rwose. Nufata ibyo bintu uzasanga uri wa muntu nyine umubiri ufite icyo ukeneye, ntabwo uzakwishyuza ibintu by'amasukari, sinakisi, amacapati, amakeke, imigati, biswi, ibintu birimo amasukari, ibyayi, ibintu bya kofi, ibintu nk'ibyo byose uzasanga umubiri nyine utabikwishyuza kuko uzaba wawuhaye bya bintu nyine nawo ukeneye. Ndagushishikariza ni ukuri kwita ku buzima bw'umwana, umuhereza ibintu bikungahaye muri poroteyine, vitamine, imboga, imbuto, amagi, ibishyimbo, indagara, ibihumyo, amafi. Uko ugenda ubishobora nyine ugenda ugura ibijyanye n'ubushobozi bwawe, ariko ukagerageza umubiri wawe ukawuha poroteyine, kuko nibwo buryo bwonyine uzaba uporoteje umubiri wawe kuba wakwishyuza nyine ibintu buri kanya, cyangwa watuma nyine uri wa muntu uhora usonza ufite inzara urya buri kanya, kandi nyine uko ubifata bituma nyine ugenda ugira umubyibuho ukabije, bikagenda nyine bishyira ubuzima bwawe, ubuzima bw'umwana nyine mu kaga. Ubwo rero nk'uko nari mbibabwiye, ngiye kubabwira bimwe mu bimenyetso bizakwereka yuko umwana ashobora kuba ari muri risike yo kuba yagira diyabete, cyangwa umwana ashobora kuba afite diyabete, kugira ngo umukurikiranishe, kuko bizafasha nyine iyo ugejeje umwana kwa muganga akamuvura hakiri kare, usanga nyine bifasha kugira ngo umwana abe yamererwa neza. Icyo gihe rero abana benshi ubundi uzasanga bagira ibibazo byo kuba gucika intege, kunyaragura kenshi, kugira inzara kenshi,
uzasanga ari wa mwana unywa amazi kenshi mu buryo budasanzwe rwose, ukabona umwana buri kanya ari kunywa amazi, buri kanya ari kunywa amazi, uko ayanywera ajya kuri tuwarete, ukabona ni wa mwana kandi ufite inzara. Ikindi uzasanga ari wa mwana ugenda unanuka, ugasanga umwana nko mu kwezi cyangwa mu byumweru bibiri agenda atakaza ibiro nyine nawe ubibona. Icyo gihe rwose ni byiza yuko umwana wamusuzumisha ukamenya nimba nta diyabete afite. Nk'uko nari mbibabwiye, umwana ubona uhora ugira inzara buri kanya kandi ukabona ni wa mwana uhora ujya kuri tuwarete buri kanya, ukabona ni na wa mwana nyine ugenda utakaza ibiro mu buryo budasanzwe, nubwo hari n'ibindi bintu bishobora gutera ibyo bimenyetso, ariko ni byiza yuko ureba nimba umwana nta bibazo bya diyabete afite, kandi ndabizi neza yuko nyine bizafasha umwana. Ariko nk'uko bajya babivuga, kwirinda biruta kwivuza. Ni ukuri hari uburyo wafasha umwana wawe kuba wamurinda kuzagira diyabete mu myaka ye iri hejuru, cyangwa kuba wamurinda nyine akiri umwana kugira diyabete. Nagushishikariza kwita ku byo uha umwana kugira ngo nyine umufashe, umurinde, ikindi urinde ubuzima bwe, akure amerewe neza. Ndagushimira rero wakoze subscribe on my YouTube channel kugira ngo tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana uri mu nda, ku buzima bw'umwana wabyaye, ku buzima bw'umwana uri kurera. Mu minsi iri imbere ndifuza gutangira umwaka mfasha abamama bose batwite kugira ngo mbabwire ibintu by'ingenzi bakwiye kumenya muri urwo rugendo rwo gutwita, uko bakwitaho kugira ngo abyare umwana mwiza, umwana ufite ubuzima bwiza, nyine bya bintu umubyeyi wese utwite aba ari excited kumva, bya bintu byamufasha kugira ngo azabyare neza atabyaye igihe kitageze, bya bintu byafasha umwana we kuzakura neza ari mu nda, bya bintu byafasha umwana we kuzaba umwana w'umuhanga, umwana mwiza, wa mwana nyine sosiyete yose ikeneye. Guys, nimba uri umumama utegura gutwita cyangwa utwite, like stay tuned on my YouTube channel kugira ngo tujye tubana kenshi nyine mu biganiro bivuga kuri ubwo buzima bw'umwana kuva nyine kuva akiri mu nda kugeza akuze. Kandi ndongera kwibutsa yuko Run with Dr. Olive yabazaniye online academy for teenager for adolescents ku mwana w'umwangavu, kugira ngo tujye tuganira byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa, umwana nyine bya bintu bifuza kumenya ku buzima bwe. Guys, I know abana b'abakobwa bageze igihe cyo kujya mu mihango bafite challenge nyinshi, bagenda bahura n'utuntu twinshi bakeneye wa muntu ubasobanurira, wa muntu ubaha ibisubizo ku byo bibaza. Rimwe na rimwe umwana ngo yazanye ibishishi, rimwe na rimwe nyine bya bintu byose umwana w'umukobwa akeneye kumva. Aha niho honyine uwo mwana azakura amakuru. We nimba uri umubyeyi ufite umwana w'umukobwa wifuza ko agira wa muntu umugayidinga, wa muntu umuyobora, wa muntu umuha inama, wa muntu umufasha kumva gusobanukirwa ubuzima bwe, wa muntu umufasha kumugayidinga uburyo yagera ku nzozi ze, ni ukuri mbahaye ikaze, munyandikire muri description, mu kiganiro, muri comment kugira ngo nyine mbayobore. Ikindi nyine dutangire izo session zacu nabo bahari, tujye twungurana byinshi. Ibiganiro byacu bizajya biba muri weekend, abana bataha bari free, ibindi bibe muri vacances abana bose bahari. Ndabizi benshi bafite amataci, bafite nyine bakoresha interineti, ari nayo mpamvu nyine nahisemo kubikora online, cyane yuko nanjye nyine time iba ari ikibazo, ariko nanone I have like to contribute on my community. Ikindi nyine nkafasha abana bose kugera ku nzozi zabo. Guys, ibiganiro byanjye ni ukuri ndabizi ko ari ingenzi ku bantu, ndifuza ko wajya ukora like, comment, subscribe, ikindi ugasharinga ibiganiro byanjye kugira ngo bigere ku bantu benshi kandi bagirire umumaro. Nizere ko rero nta muntu rwose wacikanwe gukora subscribe, kuko ndumva iyo ariyo support nyine mukwiye kumpa kugira ngo bintere courage yo gukora ibiganiro byinshi. Ikindi ufite icyifuzo, igitekerezo, inyunganizi, you are welcome, kugira ngo nyine dukomeze gufashanya kungurana ibitekerezo, dukomeze nyine twese kugenda twunguka. Ikindi buri muntu wese yigira nyine kuri mugenzi we. See you on the next